Hello, ikaze kuri Piscines Essence. Muri video turirirwana umunsi w'ejo uko nagiye muri sport mu gitondo tujyane kugura imyenda muri shop nziza yitwa Umwitero, imyenda igezweho myiza cyane kugeza nimugoroba. Rero kwa kundi nkuraho makeup ngiye kuryama, iyo ni wig ejo nakoze nziza cyane. So byose turabana, karibu ikaze. Ijoro rero yari umunsi wa konje, numva ntashaka kubyuka ngo njye muri sport, ariko ndavuga ati reka mbyuke ngende buhoro, aho ndi bugere nta kibazo. Umva nisanze ngeze ku Muyange Ipfiyo nurutse Kicukiro Niboye, harimo urugendo afite nagenze isaha. Ntabwo mshaka kumva ukuntu biryoha iyo nkoze sport nabipanze, nisanga nakoze nk'isaha kandi mfite imbaraga. Umva nagiye ngenze nk'iminota 40, ngeze ahantu ntazi, but it's so beautiful. Icyo nzi cyo nuko hari mpuye n'icyapa n'umuhanda uzamuka, ushaka ari umuhanda utaha, donc ngiye kuwusubiramo. Ngeze ku Muyange, ngiye gukata nsubireyo ndebe ko ngeze mu rugo. Wow, how good! I just love it. So here's the place. Mwabonye rero ko nari nambaye écouteur, nari ndimo kugenda ariko ndimo gusenga, donc ndimo kumedita, ndimo kumva podcast zivuga ijambo ry'Imana no gusenga. Ni yindi experience nziza yo kugenda uhura n'abantu, ubona nature. Iyo hameze neza nta kizuba gihari, en tout cas biragufasha gufokasinga cyane. N'indi experience nziza, uzabigerageza uzambwira, ndabizi ko uzabikunda. So that was a prayer walk. Aho nari ngeze mu rugo rero mpita nkora izo burpees nziza imaze kwirukanka, na exercice nziza cyane. Hanyuma ndaje kuzikora, nkora mountain climbers, izo ngizo mbona nakoze zose nagiye nkora 15 nari narushye narangiye. Hanyuma mpita nkora jumping jacks, donc sport ziba zirarangiye. Uyu munsi naruhutse ariko ndumva meze neza. Ku manywa rero urumva murabizi ko akazi kanjye gukora wigs. Ejo nakoze ino wig yari commande ndi bwohereza uyu munsi mu Birigi. Nizere ko ubizi ko aho uri hose hanze umereza commande nkakora wig kakugeraho. Aka kawig ni kagufiya, mva ni keza. Ntabwo ari black, ni shade ya chocolat, bijya gusa nk'iyijimye. Ubu nuko ndi kwifotora nijoro, ku manywa akaba gakeye kurushaho. Ni chocolat mbese nziza, urabona ko se ushaka kwambara ku ruhande cyangwa se hagati. Reka nze ngike murebe. So iyo yambariye hagati ni gutya imeze. Perfect. Urabona ko kajyana n'ibintu byose, imyenda yose, ahantu hose waba uri, nziza cyane. So please mukore commande, nimero zanjye mba nazishyizeho. Please call me, kore commande ya wig nziza. Hello. Naje kugura imyenda. Iyi shop yitwa Umwitero. Umva ni shop nziza, irimo imyenda myinshi. Reka nze nibereke. Iyo nahisemo ndaza gutrayinga. Ibiciro nibisanzwe, ubu ngubu bafite na promotion, ariko wumve ngo ni wa mwenda utahura n'undi muntu yambaye. Niza pe. Imyenda itari cagwa
itarambarwa ariko myiza iri unique. So reka njye kwipima. Nambaye ishati niyo naje nambaye, so ngiye kwikuramo mbereke n'ibindi nipima. Ndahera ku mashati kubera ko nambaye collant kugira ngo donc bitangora. Noneho nindangiza kwipima amashati ndipima n'amakanzu n'amajipo. Ishati ya mbere umva 100%. I love it. Urabona ko ari ishati nakwambarira kuri collant, nakwambarira kuri jeans n'undi mwenda, nayitebeza mu ijipo. Urabona ko ari kwitebeza byaba ari bon, cyangwa ari jeans nambaye nkayitebeza. No, so nice. Ishati ifite ibara ryiza, umva yajyana n'imyenda myinshi, wayambara ugiye ku kazi, wayambarana n'ipantalo ya tissu, wayambarana n'umva byose umva. Noneho rero ikanzu sinzi ikintu navuga, wajyana gusenga, wajyana muri fete, wajyana umva kwa mabukwe bakagukunda bagataha bagutwara. Ikanzu ni ya mbere nayikunze, nayambaye ariko nyine ntabwo inkwiriye neza, iranziritse. So yakwira umuntu uri unanutsemo gake kundusha, gake cyane, ariko ifite model nziza umva. Ndakomeza mbereke ayandi maklipe yayo nafashe ku buryo muyireba. So abantu mushaka kwigurira imyenda myiza cyane, Umwitero niho hantu mwajya. Ifite amaboko ari kind of puffy mo gakeya. Iyi niyo model yayo. Hanyuma inyuma ni droite. Really perfect. Dore ukuntu mu ijosi yaho hameze. Very, very classy. Ikindi abantu bakunda brands nziza, iyi ni Zara. Murabizi Zara ukuntu igira material itissu umva nziza. Urabona isa irakweduka kandi irakomeye, ntabwo ari wa mwenda wambara ukabona gushushanyije bidafite gahunda. It's like really perfect. N'izi nkweto nazo nizo Mwitero. Iyi kanzu ni Zara. Inkweto ni Primark. Iki ni igipapuro cy'imyenda, ariko murabona ukuntu nyine igushushanya ukabona ko kabisa. Wow. Abantu bafite size ntoya, murabona iyi jipo
nziza, ifite umubiri mwiza. Ngiye kwereka uko nkuraho makeup nijoro mbere yo kuryama. Biba byiza iyo ufite oil yo mu maso, ariko nayo mfite gukoresha igikotore. So usiga igikotore hejuru ya makeup. So umaze gusigaho amavuta ugahita ufata lingette zitose ugahanagura. Ngiye gukurikizaho isabune na kano ka brosse ya sabune nabwiye nkoresha ya Piari, na kano nakoresha 3 mu cyumweru gusa, ntabwo ari buri munsi. Nisize CeraVe, ubundi biba byiza iyo ufite ijoro, ariko nakoresheje iyi ngiyi yo ku manywa ko niyo mfite. Good night. Murakoze kureba vlog.